Bamusanga umuntu karangongeye kuvuga hejuru y'amoko ngo atatu y'imyita. Ngo imwe ngo ikiyo ngibagira ngo ifashe ngo indi dafashe ngo indi ngo imeze nk'iki. Ukamubona abagabo basetse wabakuru basetse bishimye basetse. Ukareba ikintu babaseka ikintu cyabashimishije ukagishaka ukakibura. Ahubwo nakababaro nagahinda wagakuriye kwifata ahubwo kumukavuga ati ibindi kumva nivyo. Kandi gitangaje hari gihe usanga kuri umwe iri twebwe twisikosa iwa karirepeta uburyo ari repeta none ni biba donc umutima namo utaramubwira ngo hano wakoze ikosa cyane rwose. Uyu munsi bamutumira nimbara yo moko y'imyita akayavuga hariya ejo bamutumira hakaja kuvuga imiceri ayi miceri uburyo yayiguranye n'imitsi n'ifu inzara yari ibishe ubundi na tunga hari sosi bonerana wayirebamo gucya ukabona iyo ni ya mbere. Isosi igira kabiri ni isosi y'ikivuguto. Isosi igira gatatu ni isosi itari ikivuguto kandi ntibe malitation. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Minota yanje kera ko ndabona yashize. Namenye umuceri wo nkabonye ibzazamutse. Usunanira cyane. Kandi wananiye kubera ko twaraburiye cyane ahantu twagiye mu ivuga butumwa. Reka tubaramutse tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza n'amahoro y'Imana aho mugiye muherereye hatandukanye. Abari hakurya y'amazi magari ibwota amasimbi tubahaye intasho. Abari mu biyaga bigari mu Rwanda, mu Burundi, muri Kenya, Uganda, Congo, iwacu Murenge turabaramukije kandi tubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi aho kuri mikro muri kumwe na Mutabazi Etienne ndetse kuri kamera nkuko mubimenyereye turi kumwe na Edem Kojo cyangwa se Dem. Ndagira ngo muikaze hanyuma hatangira baramutsa tuze kugenda twinjira mu kiganiro. Urakoze cyane Etienne. Reka dusuhuza abakunzi bacu badukunda batuzirikana buri gihe mbese batwitaho kandi babitugaragariza bya buri munsi mu buryo bwose bugaragara bushoboka. Abo cyane turabasuhuje ndetse baherereye mu mpande zose. Etienne dufite abakunzi bari mu bihugu bitandukanye ntago ari hano gusa Kenya dutuyemo. Abantu bari mu Burayi, abantu bari muri Amerika, abantu bari muri Australia n'ahandi hose ndetse no muri bino bihugu twegeranye u Rwanda, u Burundi, muri Congo ndetse n'ahandi Bugande. Benshi baduhamagara cyangwa se bakatwandikira batubwira yuko ibintu tujya tubagezaho. Sinzi nimba nawe ujye ubibonetse. Batubwira yuko ibyo dukora ari sawa, ari byiza, batwankuhaje nyine tukumva natwe koko ibyo. Niyo mpamvu tuba tunaje no kugira ngo tugire icyo tubagezaho cyangwa tubahe kubera ko batugaragaza urukundo. Rero natwe kugira ngo tubereke urukundo tubakunda ntiduhema kuza kubaha amakuru cyangwa se kubagezaho ibiganiro nk'ibi bifite umumaro. Urakoze cyane. Nibyo koko tubagezaho byinshi bitandukanye, tubakorera analyse ku matopika agiye atandukanye cyangwa se ku nkuru ziba zirimo zigenda zivugwa agiye hatandukanye. Buriya rero mu buzima busanzwe kuko nkuko bikunda kuvugwa ibiriho biba bigomba kuvugwa. Ibiriho bigomba kuvugwa. Iyo ari byiza bigomba kuvugwa bishimwa cyane. Iyo ari bibi bigomba kuvugwa binengwa cyangwa se bigawa. Yewe rimwe na rimwe abantu bagatanga umurongo usa nkaho ukwiye. Dem muri iki gihe bavuga ko ukomeje kugenda wibasira abavuga butumwa benshi bagiye batandukanye. Urase turapfikira
sinzi niba kubera ukunda ngo kwibasira bavuga butumwa hari umuntu wabimbwiye sinzi. ejo bundi hari umuntu wambwiye ngo umuapotre we yaramubwiye ngo uriya muhungu ngo muzamukorana ibiganiro ngo uriya ngo umuhungu ngo ni nyine akoresha terme nanje nari ngiye kongera gukoresha terme Kavuma yigeze gukoresha navuga ati uwo muntu ni enfeneya nawe ni umubwire wa muapotre nawe ko ari enfeneya ni uriya muhungu muzamukorana ibiganiro ngo ntawe cyane kubera ko wenda niye nashobora kuba naravuze ibintu akora bikamubangamira mu biganiro nkora nshobora kuba naramukoze kurya umuntu iyo wamukozeho azavuga ati no muntu yakoze kuco nza nkora kandi wenda kidashimishije rero nta kundi niko bigomba kumera. Urabona Etienne abavuga butumwe wundi se turafike Etienne ko ntacyo dupfa naje binyobere naje binyobere cyo mupfana bavuga butumwe ko ntacyo dupfa ko nta sambu turapfa giye ibyo bavuga bitari byo. Turapfa ivuga butumwa ryakagombye kuvugwa yuko ibo bagenda bakivugira ibisabo. Ese buri hari umuntu ushobora kugenda akaja kuvuga ubutumwa arico kimujanye yashikaga atangira kwivugira wenda ibyiwe bidafite aho bihuriye n'ubutumwa. Byinshi twarabibonye. Umuntu ugenda akaja kubwiriza bamuhaye isaha yose yo kubwiriza. Mu isaha bamuhaye yo kubwiriza urumva afasha umwanya wo kuvuga aho yagiye mu mahanga indege yagendeyemo akaja kuvuga ahantu bagiye gusenga barasirimba abantu baranezerwa ahantu bagiye ngo bahagere ngo ntibabagaburiye neza umwanya ukarinda ushira nta kintu kizima muzo yarakuriye kuvuga abantu bari bamutegerejeho ahubwo ugasanga ni comedy ivuga butumwa ryabaye comedy ubu nyine cyane cyane mu banyamurenge. Urumva rero ugasanga abantu bitaye cyane kuvuga cyangwa se bavuga butumwa bitaye kuvuga ku bintu Etienne bitagira icyo byungura mu buzima bw'umuntu busanzwe ndetse no mu buzima bwa kiroho kandi nta kindi kiba cyatuzanye tuba twaje kugira ngo twumve amahubiri. Rero no tuzanira amahubiri y'imiceri ukatuzanira amahubiri y'ukuntu ngo mwagiye ngo muja gusenga ngo muranezerwa ngo mwagiye ahantu ngo mumara iminsi 3 ngo mwahuye n'iki ngo mwahuye n'umugore ngo tiyabaha ibiryo ngo mushakisha strategy zo kurya abaha ibiryo ngo mukatangira kumyira abana ibyo kura bivugira mu rusenge ni comedy ntago ari vuga butumwa. Ariko nyine ngo hari umwe we udashobora kuvuga adashizemo ibintu nk'ivyo waruvuze. Etienne uretse nuko sinaherutse kuvuga mu bintu bya nimba unabizi muri no minsi biganiro tumaze gukora simperutse no kuvuga no kubavuga butumwa cyangwa se kuba pastor sinari mperutse nimba ubizi wenda bibaye ubu ngubu kuko mu gihe nabivuze wenda hari ibyo twabonye byagabanutseho gatoya ariko ni nkaho uzongeye biragaruka sinzi nimba ari uko twacecetse bikaba bongeye kubigarura ariko reka tuze dukubitirira ahababaza tuze tubabwiza ukuri nimba ushobora kuvuga ukaza kubwiriza mu majambo ibihumbi bingahe wavuze 1500 yose nayajanye n'ibiryo nayajanye n'imyita y'amoko y'imyita akadodo arabazavuga amoko y'imyita. Etienne ibintu birababaje nuko abantu bivuga kubera ko reka nkubwiza ukuri Etienne iteka nyangaruka nkavuga ngo reka tujye dusubiza amaso inyuma turebe abavuga butumwa kuva kera ruguru mu bavuga butumwa bwacu batize batageze mu ishuri nta munsi bigeze babwiriza ngo wumve badekunye ngo ko baraja mu bintu bano basaza bose batabarutse n'abandi sibyo amiga yabo yakurikiranye
iteka bavugaga Kristo cyangwa bakavuga hejuru y'intumwa runaka, sibyo, cyangwa bakavuga donc nyine bagasoma rya jambo. Naho ibaza umuntu ushobora gusoma ijambo, turi mu kubabona, tugaheruka igihe yasomye ijambo akamatangira kubona ibiheko, sibyo, yasomye ijambo, nyuma yo gusoma ijambo akamazinga Bibiliya, ngo mbonye igiheko hano, Zaniki mbonye igiheko hano. Mu ikanisa abantu bafite ubwenge bize bakamaguma bakicara nabo bagakoma induru, isi zigashira, ibiheko rya jambo twategereje ari ryo ryatuzanye tugataha ntaryo twumvishe, ahubwo dutashe ari ibiheko gusa. Baguhanuriye ngo bagushizeho igiheko, bagize gute ngo bagize gute, wirinde ibi, bari baraguteze niyo mpamvu bigaye gute. Nuko abantu bunyine nibyo imitima inyotewe, kuko nabo ari byo imitima inyotewe nibyo bari kubaha. Sarya umuntu azabwa umwanya wo kubwiriza akaba ari bwo atangira wenda kwerekwa, cyangwa ahubwo wenda azaberekwa bari nko gusenga, azasoma ijambo yamara kurisoma ngo banza utiburemo, batiburamo agasirimba. Kera kabonye igiheko, kera kabonye umuntu bagishizeho, noneho ngo tuzobwiriza ikindi gihe, ngo reka ngo tubanze dutabara abantu. Ni iki kintu kirusha gutabara ijambo ry'Imana? Ni iki kintu kirusha guhumuriza ijambo ry'Imana? Ntago woza nkure igiteheko uvuge ngo urantabaye. Ijambo rya mbere, ijambo ry'Imana nicyo kintu cya mbere comora. Etse nereka nkwereke, ejo bundi twari mu cunamo, sibyo, wabonye abantu babuza ababo, ugasanga umuntu asigaye ari umwe, sibyo? Yes. Wabonye nkura mugabo duhuje kariyeri witabye Imana uri yashoshe, hasigaye umuhungu we gusa. Nk'uwo muhungu n'abandi mvuze ari n'abandi bene wabo n'abamuyengeza urabazi, n'abajama banje basigaye ari babiri bandi. Reba nk'abo bantu ibikomere bafite, numara ngo abo bantu uge kubahumuriza mu buryo bwo kubakura igiheko, cyangwa se we n'abo bantu uge kubabwira amagambo yandi abakomeretsa yo kubabwira yuko ari abanyabyaha batazoja mu ijuru. Abo bantu bazokumva babaye ari abanyabyaha nyine ntiyo babwira se. Uzi kubwiriza uhahamura abantu ngo muzopfa. Hari uburyo ubwira abantu ukabasomera ijambo, sibyo, warangiza ukabahinzira ukababwira ngo mugaruke kuri Yesu. Abayobya batari mu nzira nyayo, mugaruke kuri Yesu, aracyabategeye amaboko, sibyo, kugira ngo mutazogira gute, mutazorimbuka. Ariko hari umuntu, ibyo tuzatubibona, jewe simzanze, sibyo, ariko uzi kwicara mu itorero umuntu yatangira kera ngo muri abanyabyaha ngo muzopfa. Ariko demo nawe aho ngaho njewe ntituhemeranye, kubera ko utangiye kera. Reka nkubwize ukuri, utangiye gute? Nta muntu wotangira abwiriza abwira abantu ngo muri abanyabyaha. Twe agitangira inyigisho nzabikwereka, nzabikwereka, nzanabakwereka, muzosha muzopfa. Ico nemera, njya mbona hari abantu baje kuri rutari batateguye. Noneho wenda hakagenda hamuzamo ibintu bishoboka inspiration ivuye ku Mana, nibyo nawe yitekerereza. Noneho hamwe na hamwe abantu bakagenda bazanamo utuntu tumeze nka comedy. Urugero warutanze nk'ibyo ngibyo wenda byo gutangira kubwiriza, utangira kuzana twagiye nyanaka batwakira gutya, twariye gutya, ikintu kayo moko y'amasosi waruvuze. Aho ngaho jewe icyo mbibonamo ahubwo mbonamo nyine ko wa muntu aticaye ngo avuga ati mfite ivuga butumwa runaka, reka nicare ntegure, kaba byamuhesha noneho gukomeza kuvuga ibije mu mutwe.
etse reka nkubwize ukuri strategy yose ugomba gushaka strategy yose sibyo uri bubwirizemo umuntu kandi ukamukonvenka sibyo urugero nigeze kumva bavuga ngo Gitwaza sinzi igihugu yari yagiyemo cyo hanze asinki mu bino bihugu by'Uburayi agezeyo bamuha kubwiriza bamuteguye sibyo agera asanga uko abasore bicaranye n'umukobwa mu ikanisa karama mufata ku rutugu ko barasomana mu ikanisa aravuga bano bantu nini besha nkababwira ngo muzosha muzopfa mwebwe muhamugira gucya n'icyaha basohoka bose nibasohoka bose arasigaramo wenyine sibyo yiga strategy yo kuvuga ngo njewe ni gute bano bantu no babwiriza kandi nkabereka biriya bintu yuko atari byo aja muri biblioteke aja gusoma amateka y'ico gihugu harimo n'abasaza arasoma je numvije iyo ntuze yiwe arasoma asoma amateka yabo kuva kera mani kurya nta bantu batagira umuco nta bantu kurya n'abazungu ibi bikora ni bamwe babizanye ariko kubunya n'abazungu bakera bagiraga umuco haro twigeze kuganira ambwe ati hano abanya wo muri Australia ambwe ati hano abasaza bo muri Australia bakira bazavuga ati ibi mubona natwe nkuko mubona mugatangara natwe bizabidutangaza ko natwe mu gihe cyacu suku byari bimeze twari yubahaga twarambaraga neza suku nguko urumva aje kubabwiriza asoma histoire ababwiriza hereye kuri histoire y'igihugu cyawo kuva kera y'umuco w'iwabo arawuvuga kumwe hababwiriza bari bafatanya hagira gutya bamagenda barekurana mani abasore ngo barihana kugezaho abantu bari bamutumiye ari abakire baramubwira ati turaguha inzu ihenze turagutuza muri quartier turayikugabira ariko kubera ikintu wakoze ko turabona ko tugarurira urubyiruko rwacu rukareka kurimbuka kubera uburyo wabikoze mu buryo bwiza bwatumye abana bakizwa bagira gute ariko aravuga ati iyo ngena nkavuga ati ibyo muhamukorana muho n'icyaha ibyo bari kumusohoka ntibanamwumve bakigendera nuba ngo rero ikintu kibaho Etienne buri kintu cyose burya nugusenga Imana ikaguha ubwenge ugiye kubwiriza kugira ngo ubashe kuvuga ngo bano bantu sibyo none ko nje noja kubwira nk'abo bantu bahuye n'ibyo bibazo ntangira bamwe ngo muzorimbuka aba bantu bafite ihungabana bafite uburyo ubunyine kubera ibintu byababayeho bahora muri ibyo bihe abo bantu rero nugushaka mu buryo bundi buri sanse nziza kandi y'ubwenge ngomba kugira gute kubabwiriza kandi bakagaruka kandi ukabisaba Imana ikabiguha utarinze ngo ubahaha mu rubanzo ubakange ubereke yuko ari baruhagwa ntiwabonye umuntu uwavuze aravuga ngo gwikoze icyaha rimwe ngo kabiri ngo gatatu ngo nimbugejero bwakangaye ngo babirangiye Imana ntibiki kubabare burundu ako ka video karahari arahari n'umuvuga butumwa unawusi ndaza kukakwereka inshuro imwe zibiri zitatu ngwigeje yakangaye ngo nubwo isi nijoro zofatana tubuka ibabariwe njewe ibyo byose n'ubundi style ndacabibona mu buryo bwo kudategura ngo ukore research ku bintu ugomba kubwira abantu rimwe na rimwe hari nabirengagiza yuko niba ari ukubyirengagiza niba ari ukutabimenya ukirengagiza ko muri babandi bicaye bagukurikiye harimo n'abashobora kuba bakurusha ubumenyi kuri rya jambo cyangwa se ya topic runaka urimo kubwiriza icyo gihe rero ushobora kwisanga wewe ibyo utekereza ko ariko kuri kaza gusanga atari ukuri watayibaba
bikomeye. nivyo rero tuvuga rero tuvuga ngo abavuga wowe none kuri Wedem ubona biva kuki surtout bano ba evangeliste ni bakunda kubikora cyane, kuko abapasteri abenshi uzuja kugera nyine kuri ya ntambwe yo gusengerwa umaze kuba macho. Bano bandi navuga ngo bagenda bigaragara ko batateguye, ugasanga nk'uko wabivuze part ya story niyo nini cyane kuruta agace gatoya yavuzemo ijambo harimo donc nyine ono hari kubwiriza cyane. wowe uzubona biza biva kuki? bamwe kubera ko bamaze kumenya muri bamwe b'abanyamurenge ico bakunze cyane cyane kamvuge mu bwoko bwacu, kubera ko twebwe mu bwoko bwacu niho ndi mu kubibona cyane, kubera ko usanga bamenye yuko bamwe nimba ariko bamwe banafite na capacity yo kwakira ijambo ry'Imana rimwe rifashe nyaryo. Bamwe bahinduye comedy mu ikanisa aje kwivugira ibintu. Nuba ngo rero wa muntu icyambere nk'uko wabivuze hari abategura ako bakaba bafite ubumenyi buke, agategura agasoma kararasoma akumva ko iryo jambo yaramara agashaka uburyo arisobanura akabubura kubera ubumenyi buke. First of all icyambere yaba rino tegeko ryari mu Rwanda yaba ryaririshe iryo kwiga theology rwose ubu n'ubujiji bwo kutiga. Kibazo ga theology n'ubundi no mu Rwanda bayisavye abayobozi abashumba bayoboye amakanisa, ariko aba evangeliste bagiye bari mu matorero nta ico gihe bisabwa ngo nuja kubwiriza ngo birasaba rero ibyo rero birasaba rero abashumba bayoboye amatorero ari bo sasa babigira mu ruhare rwo ku buryo bwo kuvuga ngo abashumba bashire itegeko nk'iryo leta yashizeho, bavuga ati ntago tuzongera gupfa kwemerera umuntu wese kuza kubwiriza. Tuzaza tubanze turebe uno muntu ninde, tubanze turebe uyu muntu koko ivyo abwiriza bifite ireme. Ico kintu kizofasha bamwe kwisuzuma no kwireba, ntibazongera kuzazavuga. Kandi kizagitangaza kwa musanga umuntu karangongeye kuvuga hejuru y'amoko ngo atatu y'imyita ngo imwe ngo yikiyo ngo ibagira ngo ifashe ngo indi dafashe ngo indi ngo imeze nk'iki, ukamubona abagabo basetse wabakuru basetse bishimye basetse, ukareba ikintu babaseka ikintu cyabashimishije ukagishaka ukakibura, ahubwo nakababaro nagahinda wagakuriye kwifata ahubwo kumukavuga ati ibindi kumva nivyo. Kandi gitangaje hari gihe usanga kuri umwe iri twebwe twisikosa iwa karirepeta uburyo ari repeta ni biba donc umutima namu utaramubwira ngo hano wakoze ikosa cyane rwose. Uyu munsi bamutumira nimbara yo moko y'imyita akayavuga hariya, ejo bamutumira hakaja kuvuga imiceri ayimiceri uburyo yayiguranye n'imitsi n'ifu inzara yari ibishe ubundi nawe akagira gutya ngo twaragiye ngo tubura ngo nkazamyiza umwana ngo umunwa ngo kugira ngo tube niba twabona ibyo kurya monshere. Izo ni histoire zo kuvuga uwo tubwira twicaye nawe nka hano twatuganira gusa apana mwikanisa apana kuri rutari hari abaguhaye umwanya wo kugira ngo ugende ubwira abantu abadakijijwe bakizwa abakijijwe ubungure sibyo ubomora iki inguma nukuvuga ngo ureba impande zose wa ubomora inguma ubereke yuko nubwo ari ibi bihe bari gucamo ni igihe gito tuzokivamo sibyo. Nukuvuga ngo ureba kubera ko ubunyine turi mu ngeri zose twahuye n'ibintu abantu bahuye n'ibintu by'ibisazane wa sibyo. Hari abahohotewe, hari ababuze bakanyagwa bakagira cyo bakamasigara rukumbi bagakenda bagakubitwa, abantu barwaye trauma muri no minsi barwaye trauma. Ntiwabonye ikiganiro ejo bundi
ntibabonye ikiganiro ejo bundi ni umunyamakuru kazi umwe muri twebwe wagikoresheje umudamu hano mu Jadri hatanga ubuhamya avuga uburyo bafashe umwana we ku ngufu hano byabereka rero uranamuzi arapfa tamfashe ku ngufu arapfa ubu nyine aravuga ngo umugabo we yarwaye trauma hari mu nzu ntasohoka nyine ni ibintu byamugiyemo kubera ibyo yabonye bakoreye umwana we reba nk'uwo muntu niki uwo mukorera uwo muntu akeneye imbaraga nyinshi man narabibonye numva ndavuga ati kweri muri make abantu bamenye yuko hariya mu materaniro haba harimo abantu batandukanye cyane bahuye n'amasituwasiyo agiye atandukanye harimo yego abo baje guseka harimo abandi bakeneye ijambo ry'Imana kuko rifasha imitima yabo imitima ribakuraho bari mu mwijima man ni ikintu coro uretse no kuba wenda umuntu yarahuye n'ikintu wenda cyamukomerekeje ijambo ry'Imana mu mwanya w'ijambo nyine wari w'ijambo nico cyangwa mu ikanisa bazashireho muri gahunda utuntu n'utundi ngira umwanya wazo gapapa yibe yitereye commentaire yego nta kore commentaire zikabije hako kurya nubwo yadufashe nk'umunota umwe birakayitera abantu bagaseka wenda nabo bagasha mu maso rimwe na rimwe wenda hari nabaje bagize wenda bagaseka ako kakavaho ariko nimba ugiye kubwiriza umushere tanga ikigomba gutwanga kuko nta nundi ugomba kuvugwa ni Kristo ivyo zo ni ku ijambo ry'Imana rivuga nta nikindi kigomba gutangwa ni Kristo kweri sivyo kubera ko none Bibiliya yose ni Kristo nutavuga Kristo uzovuga nde uzoza utubwire histoire nanone nimba ushaka uzoza ubanza uzutubwire kereka nutubwira histoire ukaza kuyisanisha na Bibiliya aho turabyumva ariko nimba ushobora gukora ikintu ukavuga ikintu none kibabaje umuntu akivuze hano ejo kitanafite naho gihuriye na topic arimo abwirizaho ntaho bihuriye Etienne urumva rero ibyo bintu nico rero nje nzamfana nkico wavuze nico nzamfana banana ni ibintu byumvikana bavandimwe mudukurikiye niba turimo tuvuga kuri ibi bintu ni uburyo bwo kugira ngo namwe mudukurikiye mubashe kugira commentaire mwatanga cyane abo muri kumwe ubashe kumenya nimba uwo muri kumwe ari umuvuga butumwa menya iyo batubwiriza cyangwa se iyo tubwiriza tubikora mu buhe buryo tuba dufite irihe shaka nimba turimo dutera ibintu bimeze nko gusetsa cyangwa se amajokes sinzi niba ari cyo kiba cyakindi kigamije niba uri umushitsi uratumiwe ahantu abantu bagutumiye kubera ijambo ry'Imana riri muri wowe nimba uje rero ugatangira kuzana urwenya ntabwo ari byo ngira ngo namwe mudukurikiye murabyemera muri ubwo buryo uwumva rero wese ko atari byo uje muri commentaire tubwire nuwumva ko ari nabyo uje muri commentaire dusobanurire impamvu wewe wenda ubona yuko ari byo cyangwa se urwo rwenya rwaba rukenewe ndagira ngo tugere ku musozo ugira ubutumwa ugenera aba yes tugana ku musozo burya hajyavuga ngo habwirwa benshi akumva beneyo ni ukuvuga ngo bino bintu bamwe hari bamwe nyine uzuhura n'umuntu akavuga ati nyabuna nyine tuza tubura uko tugira ariko iyo tubibonye twebwe ntituza twishima tuba turi mu ikanisa ariko tukabura uko tugira kandi abantu bakuru bamwe bashiriyemo baraceceka twebwe gatwaraje nyine twabaye ibyihebe twabivuga tugaterwa amabuye ngo mwigize iki ngo mwebwe mwigize iki ntacyo twigize cyo ahubwo mwebwe mwabaye gute mwebwe muhamukora ibyo muhamuvuga ibyo bintu iryo vuga butumwa muhamukora mwarikuye Biblia nivuga ngo mugere ikirenge mucande mu cya Kristo niko Paulo yavuze ngo mugere ikirenge mu cya Kristo nkuko nanje nakigeze ni ukuvuga ngo nawe yakigeze mu cya Kristo ariko natwe tukigiramo ni ukuvuga ngo abantu ndibaza muri no minsi ikigero bazabageramo ni ikihe iyo dukurikiranye basogokuruza babwirije
bakajabikana bande bano bagabo sibyo Etienne uzanye n'amahubiri yabo iyo ubibonye aba bagabo bo imibwirize yabo iva hehe ni kihe kigero bageramo yes sinzo zava ngo tatemye kose atatemye ngo zayitemike kuguru nukuvuga ngo nyabuna mugerageze sibyo mugerageze mugende basi nimba wumva ufite niyo nyota gerageza wihugure ikintu cyose ni byiza ko ushobora kugenda ukihugura nyabuna mwavuga butumwa mugende mwihugure mbere yuko were ku biheko n'ibindi soma ijambo ry'Imana ubwira abantu numara itorero niba ryakomera kubikura ubikure n'ubundi ntibizoshira nejo zogaruka cyane ubihasange ariko icambere abantu bakeneye ijambo kuko ijambo ririmo ibintu byinshi ririmo guhumuriza ririmo gutabara ririmo mbese kurya umuntu ahavuga ijambo azarisanisha sometime n'ubuzima akarisanisha n'ikindi kintu ugasanga ugize ireme bitewe n'ikibazo ufite ugasubizwa